Agafilime kacu k'uyu munsi dutangiranye n'umusore w'umukire yari agarutse mu mujyi w'iwabo, ubona ko umusore yari agarutse arinzwe cyane. Umusore yarasohotse mu modoka, abarinzi be rwose banamukingura ikindi banamwubaha. Kumva uko yari ari aho ngaho hari undi mukobwa mutoya nawe uri kugenda, afite rwose akantu yashyizemo two kurya. Umukobwa yari yitegereje, agiye kubona abona umusore mwiza ndetse ukiri mutoya, abona umusore aranarinzwe cyane. Umukobwa mu kurangara agiye kwegera aho umusore ari, abarinzi rwose bahise bamwegeza ku ruhande. Umukobwa yikubita hasi ndetse n'ibyo yari afite bihita byose bimeneka, ubona ko umukobwa yahise anakomereka. Kumbe wa musore wari urimo gucaho yitegereje umukobwa uguye hasi, n'umukobwa aramwitegereza. Umusore arangije aribaza ati ariko se kubera icyo uriya mukobwa ndi kumva ari kumvikana nk'umuntu w'umunyamuryango kuri njyewe, ati kubera iki ndi kumva mbyiyumvamo, ati ariko hari ubanza ntacyo bimaze, ndi gutekereza ubugoryi. Barakwereka umusore yahise atangira kwibuka ibyo kurya umukobwa afite ko bisa neza n'ibyo mushiki we wa kera yari afite, ndetse n'ibyo mushiki we yakundaga. Ubwo umusore yajyaga kubikoraho, mama we yaramubuzaga ati bireke ni ibya mushiki wawe, none abonye umukobwa hano afite utwo two kurya, reka tutwite turaha. Umusore rwose hano yaje kumutoraguza, amurebye cyane aramwitegereza. Umusore aravuga ati kubera ikindi kwiyumvamo yuko uyu nguyu yaba ari mushiki wanjye. Barakwereka umusore akiri aho ngaho, bahise bamuhamagara ati boss, ati rwose tumenya ahari, ati ubu ngubu twajya kumureba. Umusore arangira avuga ati mutegure imodoka, ati tugende rwose tujye kureba ahari. Ariko bari gushaka twumvise yuko ari umukobwa, kandi ikindi uyu musore tubonye ari kwibaza kuri uyu mukobwa cyane, avuga ati ameze nka mushiki wanjye. Bisa nkaho uyu musore w'umukire tubonye yabuze rwose mushiki we. Barakwereka muri ako kanya bahise bava aho ngaho baragenda, abarinzi bandi basigara aho. Umukobwa nawe yitegereje umusore aravuga ati ariko se uriya musore kubera ikindi kumva amaraso yanjye naye hari ahantu byaba bihuriye. Mukurikire turaza gusobanukirwa akantu ku kandi. Filime yacu niho igitangira, kandi iyi ngiyi ni episode ya mbere, muto episode nka tungahe turi imbere twose muzakurikirana. Barakwereka muri ako kanya umukobwa bahise bamuhamagara hano, kumva uyu wari umuhamagaye yari shiriwe. Amubaza ati ariko se kubera icyo uri hano, kubera icyo utagiye mu kazi. Umukobwa aramubwira ati rwose narinje gushaka two kurya nkunda, ati akazi ndakajyamo nyuma. Barakwereka shiriwe yahise atumwaka, amubwira ati ariko se wajya umenya ibintu by'ingenzi byo kwitaho. Umukobwa akiri aho ngaho bahise bamuhamagara, arangira avuga ati woke ndaje rwose ntabwo ndi butinde. Isi yitegereza umuhungu umwatsi ibyo kurya yari yifitiye. Umusore nawe asigara hano amwitegereza avuga ati ariko se ubundi nk'aka gakobwa k'akagoryi namenyanye nako gute. Barakwereka umusore yasigaye hano afata ibyo kurya umukobwa yari afite, kandi aramubeshya ngo agiye kubimubikira. Muri ako kanya rwose yahise abifata avuga ati wa gakobwa we, ubundi we mba ngomba no kukubeshya. Barakwereka umusore uri hano yahise afata ibyo kurya by'umukobwa yaramubwiye ngo abimubikire, ahita abijugunya muri puberi. Kumbe muri ako kanya umusore nawe akiri hano bahise bamuhamagara rwose. Umuhamagaye ariko nawe turumva amwita sheri, kandi ndetse n'uyu mukobwa uvuye hano niyo twumvisha mvuga yuko bakundana. Ibyacu ntibyatinze twigarukira hano rwose muri hoteli, abantu bose bari kuvuga ati mwitegure, ati nyakubahwa Ethan Shaw aragarutse. Uyu musore tubonye ukiri mutoya bamwita Mr. Shaw. Barakwereka rwose hano muri hoteli bose bari bamwiteguye, n'aka gakobwa twabonye mu kanya bigaragara ko gakora muri hoteli barakabaje ati ariko nkawe watinze hehe. Kumbe kakiza aho ngaho n'umushyira yari ari gutambuka bahita bakubitana amaso, abona ko ari wa mukobwa yigeze kubona. Umukobwa nawe aramwitegereza, buri wese mu mutwe we yibaza ati ariko si uyu muntu kubera iki numva wagira ngo hari nk'ahantu duhuriye njye nawe. Aba bombi bakomeje bahura cyane, kandi buri wese ari kuvuga yuko ari kumva wagira ngo hari ahantu ahuriye n'undi. Barakwereka rwose manager wa hoteli yahise avuga ati nyakubahwa Shaw, ati rwose caho, ati ni icyubahiro kuba uri muri hoteli yacu. Barakwereka umukobwa yahise bamuhamagara ati Sharon we, ati rukanka, atujye mu cyumba barimo, atubashyire rwose wayini y'umutuku. Ariko ntabwo yavuze icyumba aba basho bagiyemo, ahubwo sinzi abandi bashyitsi bafite hano muri hoteli. Umukobwa yahise abaza manager we ati none se manager we, ati ibintu byo kunyongera umushahara byo urabivuga iki? Manager wa hoteli arangira amubwira ati wa mukobwa rero uze kunsanga muri hoteli, atuze kunsanga mu cyumba nkoreramo cyangwa muri office yanjye, ati by'umushahara wawe turaza kuba tubivuganaho nyuma. Manager aramwitegereje arangira avuga ati ka gakobwa burya ni na keza we. Barakwereka wa mukobwa bari babwiye gutwara wayini itukura, yinjiye hano mu cyumba ku bantu yarazaniye wayini itukura. Kumbe wa musheri we twabonye bita Henry filime igitangira bari kumwe, yasanze ari hano arimo kumuca inyuma, kuko twe twanabyiyumvise neza ko uyu musheri we amuca inyuma. Umukobwa yarabibonye arikanga. Hari undi mukobwa w'umukire wari uri kumwe aho ngaho na Henry, arangije amubwira ati njyewe rero, ati rwose reka mbe ngiye kuryama, ati uri buze kunsanga aho turi buze kuruhukira.
ibaze nawe kubona sheri wawe ari kumwe n'undi mukobwa ndetse umukobwa amubwira yuko agiye mu buriri ari buze kumusangamo. Umukobwa yaje yirukanka ahita atereka yawe itukura yari abazaniye aho ngaho, arangije aramubaza ati Henry, ibi ngibi mbonye ni biki? Ati uriya mukobwa we nawe muri mu biki? Henry araje aramubwira ati rero uriya ni umukiriya wanjye, ibyo ngibyo rwose ntubyiteho. Ati uriya ni umukiriya wanjye wa kera, ati rero mba ngerageza kuba nashimisha abakiriya banjye, ati kandi ntubyiteho. Ati Henry, umukiriya wawe koko akanagusoma? Ati ibyo bintu ubwo ngubwo wabinsobanurira ute? Ati gute umukiriya wawe agusoma? Henry hano yabuze ibyo kubeshya, ati mu by'ukuri urambabaje pe, ati ntabwo natekerezaga yuko uri umusore w'ikirwari bigeze aho ngaho. Umukobwa agiye gusohoka Henry yahise amufata, ari kwereka wa mukirekazi yahise agaruka, arangije aramubaza ati Henry, muri mu biki we n'uwo mukobwa ukora hano muri hoteli? Henry rwose yaratangiye kwinginga umukobwa, ariko yahise amurekura atangira gucinya inkoro ku mukirekazi uri hano, amubwira ati aka gakobwa rero, ati rwose kari kumbaza ngo ibyo ngiye nawe twe turimo hano, ati aka gakobwa bagahaye akazi ko kuba kaduseriva, ariko banza karenzeho kakanankunda. Umve nawe ukuntu Henry atangiye kugira sheri w'uyu nguyu Sharon. Abakozi bo muri hoteli nabo batangiye kwibaza ati ariko se Sharon asigaye yitwara gute kandi? Sharon yaravuze ati ariko Henry, ati uri ikirwari, ati gute watinyuka kunca inyuma wanarangiza ukavuga amagambo nk'ayo ngayo? Ati ngiye ntabwo ndi girlfriend wawe. Arakwereka Henry yahise yitegereza uwo mukire bari kumwe, areba n'agakobwa, arangije ahita agakubitushe ati gute watinyuka agakobwa we? Abakozi bandi bakorana na Sharon bari aho barumiwe. Umukobwa rwose yahise yikubita ku birahure biramenagurika. Henry arangije aravuga ati ngiye urabona nakundana n'agakobwa kameze nk'ayo koko? Ati se ni gutya abakiriya banyu buri gihe bose ubitwaraho wigize nk'aho mukundana? Barakwereka manager wa hoteli yumvise rwose byakomeye, ahita aza gutabara. Henry arangije aravuga ati mu by'ukuri, ati kuki mutigisha abakozi banyu ikinyabupfura? Ati umukobwa agatinyuka akaza anyibwirisha amagambo ati ngewe ndi ikirwari, ati ngewe nakundanye nawe, ati ngewe nkundana n'umwe mu bakozi banyu, ati mu by'ukuri murambabaje pe. Henry arangije yegera wa mukirekazi bari kumwe, aramubwira ati mu by'ukuri, ati watekerezaga ko ubundi ngewe nakundana n'aka kantu? Barakwereka muri ako kanya manager abonye birimo gukara, yahise abwira abandi bakozi ati rwose Sharon mu musohore mu mukura aha ngaha bitarakomera, hano rwose abakiriya baba bari kubacinyaho inkuru babitwaraho neza bagira ngo barebe ko bazagaruka. Agakobwa baragafashe karangije karavuga ati Henry, ati rwose wagakozwe n'isoni, ati kuwuriwe, ati gute watinyuka gukora ibintu nk'ibi? Ati uri ikirwari, ati nanjye ubwanjye sinzigira nkubabarira, ati wa muhungu rwose ukwiye gukorwa n'isoni. Barakwereka wa muceri wa Henry w'umukire yahise afata inzoga hano, arangije yimena ku mukobwa. Umukobwa disi baramusuzuguje mu bantu, batangira kumumenaho inzoga, ubona yuko na Henry amaze kumukubita. Henry arangije aravuga ati wagakobwe rwose, ati ibyo ngibyo wari ubikwiye, ati bundi sinzi impamvu muri iyi hoteli babaha abakozi nkawe akazi. Barakwereka umukobwa wagiye kumutwara umukirekazi uri hano, yaravuze ati rwose uyu mukobwa, ati dufite kuba twamuhana, ati niba mutware gutyo gusa. Umukirekazi yaraje yicara hano, areba agakobwa bagafashe. Manager wa hoteli hano atangira kwinginga ati mumureke uyu mukobwa agende rwose, ati niba ntacyo bibatwaye. Umukobwa we byari byamurenze rwose ari kuzengerera, kwibaza sheri we bamaranye igihe kuba rwose amusuzuguje bigeze aha ngaha. Barakwereka rwose umukirekazi uri hano yahise avuga ati rero kugira umukobwa tumubabarire, ati rwose sheri wanjye navuga igihano bamuha. Bakibwira Henry ibyo, Henry yahise avuga ati rero uyu mukobwa, ati rwose mube mumupfukamishe muri ibi bicupa, ati bibanze bimukate, ati nicyo kimukwiriye. Abakozi bari hano bose bararebanye, na manager aravuga ati si ibi bintu koko, ati usi byaba ari ukumwica, ati umukobwa apfukame mu macupa. Manager rwose hano yatangiye kubinginga babwira ati murareba rero ibyo bintu rwose byo kuba twapfukamisha umukobwa mu macupa, ati mu by'ukuri biragoye pe, ati mumugirire impuhwe mumubabarire. Barakwereka umukirekazi uri hano yahise akura ikarita aravuga ati rwose ibyo kunywa byose biri muri iyi hoteli yanyu ndaba mbyishyuye, ati uyu mukobwa napfukama muri ayo macupa akaba yadusaba imbabazi kubera yuko aratubabaje. Abandi bakozi bari kumwe na Sharon baritegereje ikarita iri aho ngaho, baboneraho amafaranga yabahemba bose uko bangana. Na manager abitekereje aravuga ati none ubwo se wowe Sharon ntabwo urimo gutekereza icyo gukora nawe undebere? Umukobwa uri hano disi batangiye kumusaba gupfukama mu macupa ari aho ngaho yamenaguritse. Sharon yaravuze ati manager no, ibi bintu ntabwo mwabinkora. Abakozi bari hano nabo babonye amafaranga ari menshi, baravuga ati wagakobwa ipfukama vuba, ati wewe gute watinyuka kwanga gupfukama hejuru y'amafaranga bashyizeho aruta umushahara twese duhembwa? Disi umukobwa bamupfukamishije mu macupa, ndetse ibyo ngibyo babimukora ku gahato, bamuhatirije.
Umukobwa yitegereje umusore arangije aravuga ati Henry, ibi bintu wakabyicujije. Ati ntabwo ari gutya ngiye nawe byakagenze. Manager nawe disi yitegereje agakobwa kari gutera induru, gusa kubera yuko bamuhaye amafaranga bombi bari kubyirengagiza yuko uyu mukobwa ari kubabara. Umukobwa disi yararize, gusa mu bantu bari hano bose nta muntu n'umwe umwitayeho. Barakwereka wa mukirekazi yabonye bidahagije, arangije araza yegera agakobwa hano, ahita afata ibipapuro ashyira mu kanwa k'umukobwa. Umukobwa disi hano bari barimo kumuhohotera, ibi bintu barimo kumukorera ntabwo byari byemewe habe na gato. Umukirekazi yaravuze ati n'undi munsi wa gakobwa we, ati rwose ujye umenya abantu umenyera n'abo utamenyera. Ati ntabwo wakabaye wamenyeye abakire nkatwe. Ati gute utinyuka kwita sheri wanjye ngo ni sheri wawe. Ati n'undi munsi wa gakobwa wowe bikubera isomo. Disi umukobwa hano baramuhohoteye, bamutamika ibipapuro, bamupfukamisha mu macupa. Gusa ubona yuko Henry nawe nk'umuntu bakundanyeho rwose, ubona yuko biri kumukora ahantu. Manager rwose yahise avuga ati aka gakobwa mugakura aho ngaho kareke kuba katera iseseme abakire. Umukobwa disi yavuye amaraso menshi, baramuterura bamukura aho ngaho. Kumbe barakwereka show wa undi w'umukire wakomeje ahura n'umukobwa yahise yinguka ahangaha, arangije avuga ati muhagarike mwese ibyo murimo gukora. Agakobwa disi karitegereje kongera kubona wa musore bakomeje bahura, aragarutse. Agakobwa kakitegereza show uyu nguyu kahise gatangira kwibuka kakiri akana ko hari akana basezerane ko bazabana. Ese uyu musore turi kubona w'umukire witwa show yabahuriye hehe n'uyu mukobwa ngo ni Sharon? Barakwereka Henry yahise ahaguruka, arangije avuga ati ariko se ubundi wowe urinde uza kwivanga mu birori by'abantu? Icyo batazi ni uko uyu nguyu ari umukire ndetse ukomeye cyane, ariko ntabwo yabaga inaha. Henry yahise avuga ati gute we watinyuka kuza kutwivangiramo? Aturakeka hano we wakora iki? Uje kwigira intwari se kuri aka gacucu k'agakobwa uje kugatabara? Umukobwa uri hano w'umukire rwose wiyumva nawe yahise avuga ati se ubundi gute wowe tutakishyura ukadupfukamira mu macupa, cyangwa se nawe bakaba bagusohora bagucuritse? Ethan show w'umukire uri hano rwose yahise avuga ati mwabakobwa mwe murekure Sharon vuba. Barakwereka Henry agiye kwegera umukire uri hano, umukire rwose yahise amufata akaboko aramugoronzora, aravuga ati n'undi munsi ntuzagira umuntu n'umwe utinyuka kuba wamenyera cyangwa se ngo umuhohotere. Barakwereka umukirekazi yahise avuga ati ariko se uwo musore gute atinyuka agafata shiri wanjye? Ati mumufate. Gusa bari guhuruza bose batinye, bari kubona umusore hano yarakaye. Umukobwa yahise avuga ati ndabishura amafaranga yose ashoboka, ati uwo musore rwose mumufate areke kubabaza shiri wanjye. Barakwereka show uri hano yahise azunguza Henry amujugunya nko ku gikuta. Umukobwa rwose yahamagaye abarinzi benshi cyane. Henry arangije abwira abarinzi ati uwo musore mumufate, ati mumukubite. Abarinzi ariko batinye bagiye kumukoraho umusore yababaje ati ariko se uwo muri gukoraho muramuzi? Urebe umukobwa w'umukirekazi uri hano nawe yatangiye kubaza shiri we Henry ati Henry we, ati se yaba kubabaje? Kagakobwa ngo ni Sharon nako bari guhohotera kari hano. Bari kwereka manager wa hoteli yatangiye kubaza umusore ati ariko wowe urakeye kuri iki? Sharon disi yatangiye gufata show uri hano, aramubwira ati show reka duhunge twirukanke, ati bataza kuba bagukubitira hano. Henry yaravuze ati ariko se muracika mukajya hehe? Ati muraducikira hehe? Show arangije arababwira ati ariko njye sinababwiye ko nabatinye? Ati njye ninde wababwiye yuko nabatinye? Ati rwose muri mwebwe nta n'umwe ninya, ati nta kintu na kimwe mwe mwantwara. Barakwereka agakobwa kari hano karavuze katurakeye kuri iki? Ati mu by'ukuri amafaranga mfite we wa gasore we atanyemera kuba nagukoresha icyo nshaka. Ati ubundi manager urareba hehe? Ati kuki mudafata ku gasore ngo mwe mwagakubita akigiza make? Kombe icyo batazi uyu nguyu ni umukire ukomeye. Barakwereka muri ako kanya umusore bahise bamuhamagara, abo ngabo bose bamutumbiriye barimo kumureba. Arangije aritaba, muri ako kanya bamuhamagaye. Ubwo umukobwa uri hano yibaje uwo ari we. Henry yaravuze ati sheri rwose ni kumva akaboko karimo kundya, ati vayo tubanze tujye kwa muganga, ati uyu musore araza kuba akiri hano. Sheri warangije avuga ati tujye kwa muganga ibiki? Ati turagiye ariko nanone aka gasore tumenye neza yuko bagakubise, ati bagahaye ibigakwiriye. Manager rwose hano yasigaye avuga ati rwose, ati mugire urugendo rwiza kandi babavure mukire, ati aka gasore natwe tugiye gusigara tukitaho. Umusore ntago abitayeho. Manager uri hano rwose yaravuze ati wa musore wowe urakeye kuri ibiki? Ati ariko se mwabarinze mwe ko mutamufata? Umusore rwose wajya kumufata agahindukira akabareba, yabareba bakikanga. Abarinzi bari hano nabo bamutinye. Barakwereka muri ako kanya umusore uri hano ngo nisho yitegereje manager uri hano, arangije yitegereza n'abakozi bose bari hano. Manager arangije aramubwira ati mu by'ukuri ninjye ufite uburenganzira bwo kwica ngakiza muri iyi hoteli. Ati wowe rero ntacyo uri cyo kuri njyewe, ati kandi ugomba kumenya ko iyi hoteli iri mu biganza bya bariya bavuye hano. Barakwereka muri ako kanya hahise haza umusore azamuhamagara ati nyakubahwa show, ati rwose bari bagukeneye mu nama.
kumva umusore uri hano yahise yikanga. Umusore nawe uje uhamagara show uyu nguyu arabareba arababaza ati ariko se hano habaye iki? Uyu manager yahise avuga ati mu by'ukuri habayemo kwibesha. Uyu musore uje uhamagara show yahise abasobanurira ababwira ati ariko se mwaba muzi ko iyi hoteli ari kamwe mu dushami twa kampani z'uyu mugabo mwese muri kureba hano? Abakozi bose batangiye gusaba imbabazi, basanze kumva uwo babwiraga nabi, uwo bakangaga bashaka kumukubita, basanze ari boss ndetse boss mukuru cyane, ndetse iyi hoteli ngo ni imwe mu dushami twa kampani ziwe. Manager yatangiye gusaba imbabazi avuga ati nyakubahwa, ati rwose habayemo kutamenya, ati ntabwo twamenye yuko ari wowe, ati tubabarire rwose ntabwo ibi ngibi bizongera. Umusore yarabitegereje ndetse na Sharon aritegereza. Show arangije avuga ati wa musore wowe n'abakozi bawe, ati mwese ubu ngubu murirukanwe, ati ndategetse ngo baze guhita bazana abandi bakozi bashyashya. Ureba umusore uri hano ngo ni manager ukuntu zahise rwose zimwumiraho, areba hirya no hino kumva akibaza ibiri kumubaho, bahise bahamagara abarinzi barababwira ati uyu musore mu musohore vuba vuba. Manager yasohotse avuga ati asike, ati gute kuko ibintu nk'ibi ngibi byambaho? Barakwereka show uri hano yahise abaza umukobwa ati Sharon we, ati se waba umeze neza? Umukobwa arangije amubwira ati nta kibazo rwose ngiye meze neza, ati kandi urakoze kuba wanabara, ati uyu munsi unabaye inshuro ebyiri zose. Wibuke ko uyu musore nanone yigeze kuba yaturaguza umukobwa igihe bagihura yamenye ibyo kurya. Barakwereka umukobwa amuciyeho agiye kwigendera. Umukobwa rwose wibuke ko amaguru ye bayapfukamishije mu birahure, nta mbaraga na nkeya afite. Umukobwa yari agiye kwikubita hasi. Umusore arabyitegereza neza ko umukobwa agiye kugwa, ahita amufata rwose aramukura aramwiyegereza kugira ngo umukobwa atikubita hasi. Bombi bararebanye, bararebana cyane ubona yuko agakobwa rwose karangariye umusore ndetse n'umusore yarangariye umukobwa mu kurebana cyane. Gusa umusore uri hano ngo ntabwo akunda abakobwa habe na gatoya, yahise arekura umukobwa rwose muri ako kanya. Umukobwa yararebye abona aramufashe, ahita amurekura umukobwa agiye kwikubita hasi. Gusa n'ubundi byarangiye umukobwa yikubise hasi arakomeza ava amaraso. Umusore yaramubwiye ati ati mbabarire rwose, ati mu by'ukuri ngewe ntabwo nkunda kuba nakegerana n'abantu cyane, ati iyo negeranye n'abantu cyane igitsina gore, ati numva bimpangamiye, ati rero mbabarire kuba numye wikubita hasi, ati none se umeze neza? Ubwo ni umusore rwose w'umukire uri hano uri kubaza umukobwa. Umukobwa arangije aramubwira ati oya nta mpamvu rwose, nta mpamvu y'uko unyisobanuraho, ati ngiye meze neza rwose nta kibazo na kimwe mfite, ati ahubwo reka ndebe ko najya kwa muganga, ati ikindi kandi wakoze. Umusore arangije amubwira ati rero nawe uze kumenya ko wiyitayeho neza kandi uze kumenya neza ko wakize. Barakwereka umusore hano yahise amubwira ati harya mwambwiye ko mwabonye ahari? Ati cyane rwose twabonye ahari, ubu ngubu twajya kumureba ku rugo rwe. Numbaze ngo uwo mukobwa bari gushakisha ni muntu ki? Umukobwa yaramwitegereje atangira gutekereza ati ariko se kubera icyo uriya musore ndi kumva wagira ngo hari ahantu ngiye nawe tuziranye kuko byaba byaragenze bite? Barakwereka umukobwa yakurikiye umusore ngo amuhamagare abe yagira icyo amubaza. Gusa kumuhamagara byaramunaniye, ahubwo akomeza amuhamagara mu ntekerezo ze avuga ati Ethan show we, ati mu by'ukuri wakoze. Gusa umukobwa yari ari kubitekereza ariko kubivuga nanone byamunaniye. Gusa agategereza nibura ko umusore yahindukira inyuma ngo amurebe. Umukobwa arangije avuga ati ubanza ahari intekerezo zanjye zanjyanye kure, nkaba ameze nk'umuntu wasinze nkaba ndi gutekereza ibintu bitari byo, ati ubanza uriya musore nta hantu na hamwe muzi. Barakwereka umukobwa n'ubundi yabonye ibyo ari gutekereza byose ari ubusa, aravuga ati reka nigendere. Umukobwa akirenga umusore nawe yahise yindukira aribaza ati ariko se nta muntu numvise amamagarara? Akomeje yitegereza umukobwa, abajije umukozi wamubaza ati nta muntu umamagaye? Umukozi aramuhakanira ati oya rwose nta muntu wigeze aguhamagara. Umusore arangije avuga ati hey nta muntu n'umwe wigeze umamagara? Ati okay, ati reka tugende rwose tujye kuba twashaka uwo mukobwa. Numbaze ngo ni uwuhe mukobwa barimo gushaka? Barakwereka twigarukire hano rwose umusore yari ari muri ofisi ye, bagenda bamuha dokima zose bamubwira ukuntu ibintu bimeze. Bamubwira ati mu by'ukuri umukobwa ahantu hambere baturangiye twamushatse turamubura, atari ko hari amakuru twamenye yo mu rugo rwe aho yaba ataha. Ati ikindi kandi nta hantu na hamwe turimo kubona umukobwa witwa Sharon Show, atashobore kuba uwo mukobwa yarahinduye izina rye akaba yakiyita nk'irindi zina. Barakwereka uyu musore yatangiye kwibuka, yibuka ko umukobwa bahuye kare abantu bose bamuhamagaraga Sharon. Aribaza ati ariko se yaba ari uriya? Numbaze ngo umukobwa uyu musore arimo gushaka witwa Sharon Show yaba ari muntu ki? Kandi twumvishe n'uyu musore yitwa Ethan Show, bivuze ngo ashobora kuba ari mushiki we baburanye kera. Barakwereka umusore yaravuze ati rero fata imashini mushakisha abantu bose bitwa ba Sharon, murebe uwaba ufite aho ahuriye no muri aka gace cyangwa se niwe twaba turi gushaka. Barakwereka umusore yahise amubwira ati amakuru twayabonye bose,
ati dore Sharon Shaw twavugaga ntago akiri uwo turi kubona yise Sharon Grave. Umusore akimureba yahise abona ari wa mukobwa bakomeje guhura, aravuga ati muhite mutegura imodoka vuba tugende tujye kureba uriya mukobwa. Umwe twigarukiye hano rwose kuri Henry, umwe wari sheri wa Sharon, bikaza kurangira amuhemukiye. Yaje hano rwose kwa mukecuru wa Sharon, ni nyirakuru babana, aramubwira ati rwose twabonye atari ngombwa. Nyirakuru arangije amubwira ati wa musore we rero ni byiza niba washyingiranwe na Sharon, ati rwose iyi nyubako yose izahita iba iyawe. Henry uri hano arangije amubwira ati oya mama, ati rwose ntugire ikibazo, ati nuko Sharon yanze kwirirwa aza hano, ati ariko njye nayo ibintu byose twabisoje rwose nta kibazo. Umukecuru arangije avuga ati ati cyane rwose, ati nuko Sharon yanze kwirirwa aza hano, ati kugira ngo wenda adatuma utekereza nabi uba wamutekerezaho nabi, ati naho ubundi ngiye byose nabyitwaje. Barakwereka umusore hano yahise akura y'ibipapuro ngo asinyishe uyu mukecuru ubana na Sharon abe yamuhiye inzibiye, kandi wibuke yuko uyu musore rwose avuye kuba yahemukira nde Sharon ndetse yanamukomerekeje ku mavi yiwe. Barakwereka umusore yaje hano ateka imitwe nyirakuru wa Sharon amubeshya yuko bashyingiranwe kugira ngo amusinyire iyi nzibe yabo yiwe. Barakwereka abaturanyi bari baraho bari kureba ibiri kubera kwa Sharon. Umukecuru akimara gusinyira Henry rwose yazanye abasore batangira gusohoramo ibikoresho byose byari biri kwa Sharon. Umukecuru yarababaje ati ariko sibyo muri gukora ni ibiki? Gusa uyu mukecuru we nagazi yuko abantu yasinyiye atagombaga kubasinyira, byari ikinyoma baje bamubeshya. Uriya musore ibi byose yabikoze agira ngo ahemukire Sharon, kuko yabonaga n'ubundi Sharon nta hantu bazongera guhurira. Yahise aza kwa nyirakuru babana amubeshya yuko we na Sharon bashyingiranwe, rero agomba kumusinyira uyu mutungo wa Sharon ukaba w'umusore. Urabizi ko namwe iyo umusore ashyingiranwe n'umukobwa, imitungo y'umukobwa yose itangira kwandikwa ku mugabo. Barakwereka umukobwa akihashyika iwabo, abaturanyi baramubwiye bati nyogokuru wawe amerewe nabi rwose Sharon, irukanka umurebe iwanyu hariyo abantu barimo guhohotera nyogokuru wawe. Umukobwa yaje yirukanka avuga ati grandma, ati bimeze bite? Ubwo arahamagara nyirakuru we. Abasore rwose bari aho ngaho bari iwabo baravuze ati agakobwa kari katinze, ati nyuma na nyuma karaje sha, ati nako muze kugaha ibigakwiye, ariko nanone mugire tubanze dusohora ibintu byose biri muri iyi nzu. Umukobwa rwose yaje yatungwa atazi biri kubera iwabo, yibaza ati ariko se nibiki biri kubera hano? Ati nyogoko, ati byagenze bite? Ati mwana wanjye rwose abo bantu baje hano, ati basohora ibintu byacu sinzi icyo badushakaho. Barakwereka umukobwa bahise bamufata. Umusore wari uri hano rwose bigaragara yuko akuriye amabandi, nawe araza aravuga ati wa gikecuru wowe ugira inyuma, ataka agakobwa n'umunini ko bari badutumye. Disi umukecuru baramusunitse akubita umutwe ku gikuta. Umukobwa nawe yitegereje uburyo nyirakuru bamumereye nabi. Umukobwa ararira ariko nta kintu na kimwe byatanga, ndetse n'abaturanyi bifitiye hano ni abaturanyi b'abakecuru rwose ubona yuko nta kintu babafasha. Twigarukire kuri wa musore w'umukire wacu, atangiye kwibuka umukobwa bakomeje bahura, abona yuko umukobwa bamaze no kumwereka yuko ashobora kuba ari we mukobwa uyu mukire yaje ari guhiga. Umusore yakomeje yibaza ati ariko se uriya yaba ari we Sharon? Umusore yaravuze ati rero, ati mutegure imodoka rwose tugende turebe rwose muri urwo rugo aho baturangiye, cyangwa se aho aderesi zaturangiye, turebe ko aho uwo mukobwa ariho rwose ari, turebe ko uwo mukobwa yaba ari we turi gushaka. Uriya mukire afite umukobwa yabuze, ndetse umukobwa witwa Sharon Shaw niwe arimo kuba yahiga, ariko nanone yakomeje kuba yahura n'uyu Sharon cyane, kandi uyu Sharon twe twumvise yuko we yitwa Sharon Grave. Barakwereka umusore hano yaravuze ati wagakobwa ubundi waretse ngewe nawe tukaba twamarana nk'iminsi 5 yose turarana, ubundi we na mama wawe nkaborohereza mukaba mwaguma muri iyi minsi mike. Ati naho ubundi bitari ibyo ngibyo, ati rwose tugiye guhita tubasohoramo kandi turabasohora nabi. Umukobwa yakomeje ahamagara umukecuru hano amubaza ati nyogokuru we atumeze neza? Barakwereka umusore yaravuze ati wagikecuru we n'umukobwa wawe, ati rwose ubu ngubu nta kintu na kimwe mufite, aturatinyuka ukavuga ko iyi nzu ari iyanyu? Amabandi rwose ari hano nta muhwe na nkeya agira. Yakomeje akubita umukecuru amubaza ati none se wa mukecuru iyi nzu ni iyande? Ati inzu rwose ni iyanjye n'umukobwa wanjye. Ko umukecuru avuga ko inzu ari iye n'umukobwa we, ariko bamukubita inshyi. Umukobwa disi nawe yari yisajije, gusa umukobwa uri hano ibyo yari ari gukora byose nta kintu na kimwe byari gutanga. Umukobwa yahise aruma ibandi ryari rimufashe hano, arirukanka ahoberana na nyirakuru. Amabandi yaravuze ati wagakobwa we gute watinyuka kuba wandura? Barakwereka baramusunitse bashaka kumurenza etaje, ibandi rikuru ryarahurira ziratabara. Ravuga ati ariko se mu byo dukora byose si batubwiye yuko tuza kwirinda imirambo hano? Ati rwose ibyo mukora byose mu byigengeseremo, nta bapfu nshaka hano.
barakwereka amabandi ari hano amwe yashakaga kuba yakica Sharoni ndetse n'umukecuru bibanira, andi nayo avuga ati nta mirambo dushaka hano. Disi umukobwa n'umukecuru barakomeje barabahohotera, ese ibyabo biraza kurangira bite? Ninde uraza kubatabara ko twabonye no mu baturanyi abahari ari abakecuru? Barakwereka umukobwa bamweretse dokima zigaragaza yuko nyirakuru we yasinye ko imitungo y'umukobwa yose iri mu biganza by'umusore Henry. Umukobwa arangije arabaza ati ariko se mama, kubera iki wakoze ibintu nk'ibi? Ati Henry yaje arambwira ngo mwasezeranye, rero nagombaga kumwemerera yuko imitungo yawe muyifatanya. Umukobwa agiye kubifata ngo abice, ibandi riri hano ryarabimwimbye. Riramubwira ati wa mukobwa uribeshya, ati ibyo ngibyo rwose ntabwo bishoboka. Ati ubu ngubu ugomba kumenya ko nta mutungo n'umwe usigaranye hano. Ati biri hano byose ni ibya boss wacu Henry. Ati ikindi kandi ibya boss wacu Henry natwe biba ari ibyacu. Ati niyo mpamvu n'uwari sheri w'ubu ngubu, ati rwose tumufiteho uburenganzira bwo kuba twamwiheza tukamukoresha icyo dushaka. Umve disi bigabo biri hano ukuntu bitangiye kuvuga, ati niyo mpamvu agakobwa we, ati buri wese hano mu mabandi naje merekeje, ati buri wese rwose agomba kuba yakurarana nk'amajura ngahe. Umukecuru yaravuze ati mwana wanjye, ati hunga wirukanke rwose njyewe, ati nta kibazo meze neza. Umusore uri hano wibanda arangije aravuga ati ariko se urakeka yahunga akaducika koko? Ati mukecuru, ati ibyo bintu rwose uri gutekereza, ati ni imagination ntago bishoboka. Ati we n'umukobwa wawe mugomba kumenya yuko muri imfungwa kuri twe. Ati kandi ikindi nta kintu na kimwe mwabikoraho. Ati ubu rwose turabibafite. Ati cyane yuko na Henry atakiri hano kandi niwe muntu wari kubasha kuba yabagirira impuhwe. Rero yabataye ahangaha kandi imitungo yose mwayimuhaye, niyo mpamvu natwe tugomba kubasohora muri iyi nzu. Urebe Henry nyuma yo gukundana n'umukobwa akamusebya imbere y'umukirekazi ndetse bakanamukumiritsa, yaje no gushaka kuba yakiba imitungo yose umukobwa yasigiwe n'ababyeyi be. Barakwereka bari hano barakomeje barabahohotera, kumva uko bari muri ibyo ngibyo. Wa musore Ethan Shaw nawe yaraje abakubise uwa mbere, agakobwa nako kaba kamubonye. Umusore rwose bashatse kumwataka hano, ubona yuko ari n'umusore uzi kurwana, yatangiye abakubita umwe ku wundi, agenda bakubita ingumi. Umusore uhagarariye amabandi hano yaramubonye uburyo ari kurwana, agira ubwoba ndetse n'umukobwa arikanga ahita yirukanka afata nyirakuru rwose. Barahoberana ubona yuko bagize ubwoba, hano intambara yari irimbanije. Ibandi rikuru ryabonye uburyo umusore uri hano ari gukubita, riravuga ati muze twirukanke ducike, ati tujye kubwira Henry boss wacu biri kubera. Barakwereka umukecuru yitegereje umukobwa we, arangije aramubwira ati mwana wanjye, nari nagusabye kwirukanka kubera icyo utirukanse. Ese barakwereka wa musore yarongeye atabara ndi Sharoni, ariko nanone ubu ngubu aje yirukanka azi yuko Sharoni ari umwe mu bakobwa ari gushaka. Yaramuhamagaye ati Sharoni we. Umusore agihamagara umukobwa yaritegereje abona umusore aramurwaniriye ndetse abona umusore yanakomeretse ku biganza byiwe. Aribaza ati ariko si umusore kubera iki turi kuguma duhura? Sharoni araje avuga ati mu by'ukuri Shaw urakoze kuba wanabaye ndetse uyu munsi unabaye ubugira gatatu. Sharoni yitegereje umusore hano atangira kwibuka akiri umwana, atangira kwibuka igihe ababyeyi be bamutaga, bivuze ngo ababyeyi ba Sharoni disi baranamutaye. Barakwereka ubwo ababyeyi ba Sharoni bamutaga, umukecuru yarababaje ati ariko se ko mwari mubonye abandi bana babiri b'imanga, kubera icyo umukobwa mushatse kumujugunya? Ati byari ngombwa yuko koko uyu mukobwa mumujugunya, ntago mwari kubarira ari abana batatu? Ababyeyi baravuze ati oya, ati uwo mukobwa n'ubundi ntago yari uwacu, ati rero twagombaga kumwihorera akagenda. Ati ikindi kandi abaganga batubwiye yuko ati rwose uwo mukobwa nitumugumana bizaba ari ibibazo kuri twebwe. Ubwo n'abaganga gakondo ngo bari babahanuriye. Umukecuru arangije avuga ati ariko uyu mwana ntago mwagombaga kuyimukura. Ababyeyi bari hano baravuga ati ariko wa mukecuru we, ati twaguhaye amafaranga ahagije, ati rero uwo mwana uze kumwitaho cyangwa se umutware mu bigo birera imfubyi. Bivuze ngo disi ababyeyi bari bareraga uyu nguyu Sharoni baramutaye bamutana n'uyu mukecuru. Barakwereka ababyeyi aho ngaho bahise bamwikuraho, bafunga urugi barigumanira ku giti cyabo n'abo bana b'imanga bari babonye. Ko umukecuru yasigaranye n'akana k'agakobwa nako karakaye rwose, ubona agahinda kakarenze, katawe n'ababyeyi bako. Umukecuru yaravuze ati wa mwana we rero, ati ntugire ikibazo rwose, ati kuba ababyeyi bawe baguta ati ntacyo bivuze, ati ubu ngubu ugomba kujya umpamagara mama wawe, ati ubu ngubu ni ngiye rwose uzakurira. Ati si ibyo ngibyo urabinyemereye? Akana karavuze ati yego rwose, nako ntago kamugoye. Ubwo ngubwo umusore uri hano yarabaje Sharoni ati she Sharoni we, ababyeyi bawe bameze neza? Sharoni yahise asobanura umusore rero akimara kwibuka ibyo ngibyo, ati nyakubahwa Shaw, ati rwose njye ababyeyi banjye, ati rwose nabo nigeze ngira. Barakwereka umusore uri hano nawe yatangiye kwibuka ubwo yari arwaye hano rwose. Mama yaramubwiye ati mwana wanjye, ati umukobwa nawe namuhaye agakufi nk'aka ngaka, ati kandi namubwiye ko atazagata, ati ugomba kuzamushaka kandi ukamubona, ati ugomba kuzamumenyera ku gakufi kameze nka gutya.
Umusore disi yitegereje umukobwa, arebye mu ijosi rye abona harimo ako gakufe kameze nk'akari kwibukira aho umukobwa ari gushaka. Umusore hano yahise aza yigira umukobwa ngo arebe ko yamukuraho ako gakufe, arebe neza ko yaba ari uwo mukobwa yaketse ko ari we. Umusore kikabona yahise aza yirukanka baragakuye agakuramo, komeye mu kugakuramo nabonye ko adasa nka ka kandi k'umukobwa yitwa Sharon Show arimo gushaka. Ese uyu mukobwa arimo gushaka yaba ari mushiki we wabuze, yaba ari mu ntoki? Gusa tubonye umubyeyi uri hariya wabwiye umusore yuko umwana wundi nawe azabona afite agakufe nk'ako, ariko nanone uwo mubyeyi tubonye atandukanye n'abandi babyeyi babiri twabonye bataye Sharon. Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Barakwereka umukecuru uri hano ari gupakinga ibintu bya Sharon ari kubisubiza ku murongo, yafashe akabogisi kari hano Sharon abikamo utuntu twe, agenda yitegereza, kumbe muri ako kabogisi naho hari harimo rwose agakufe kameze neza nka ka gakufe wa musore bamusigiye akiri umwana. Bivuze ngo uyu Sharon ni Sharon uriya musore Show arimo gushaka, ariko nanone Sharon yahinduye agakufe yari yambaye. Umukecuru yaramubwiye ati Sharon, ati gute aka gakufe koko waje kukabika hano? Ati aka gakufe ugomba kumenya ko ugomba kukarinda. Ati aka gakufe kabanye nawe igihe kinini kuva mu bwana bwawe. Ati rero ugomba kumenya neza yuko wakarinze, ati nikazagira icyo kaba. Bivuze ngo uyu Sharon twe turi kubona hano ni uriya musore ari gushaka, ariko ntabwo yabimenye. Si bya nyakubahwa Show ndetse na Sharon biraza kugenda bite? Mureka duhure mu gace gakurikira akangaka. Bye bye, ndabakunda cyane.